bahanuzi birirwaga bakubita abantu hasi ngo barimo barabakuramo amadayimoni kambarize tesete habari zasubuye bari Kampala ubu bagiye guhondagura hasi aba Kampala aho batarabavumbura aho bataravumburwa niho bagiye gukubita abantu aho bavumbuwe ko bahavuye ubudayimoni ntizigiye kwica abantu kuko abantu bariho byaterwaga nabo bahanuzi bakurwagamo dayimoni igitumye biruka ya mana yabakoreshaga inaniwe kubakoresha hano ikaba igiye kubakoresha Uganda ubwo nuko ari Uganda igezweho ubu tuvuga ko abanyarwanda irangije kubakiza tubari ko tuvuga se cyangwa tuvuge yuko ahubwo bakwiye muyobora inyuma ikomereza uri kumva ubu tuvugana tuvuga yuko abanyarwanda Imana iraje kubakiza cyangwa ibaharutswe kozi w'Imana njyewe rero narajamo ndababwira ninjye sinshaka kubeshya abantu njyewe mba ndibereye mu kazi ko gukora amafaranga hano ku mbuga nkoranyambaga mu gihe cyose namaze ngenzura nasanze nta mu diaspora ukeneye gukizwa n'ijambo ry'Imana rica kuri izi mbuga nkoranyambaga ahubwo kubikurikira cyane bituma bamwiba bamucucura utwe urabona yego ndi kukumva atandukanye bituma bamucucura utwe niyo mpamvu mu minsi izaza babonye ko umujama ategura projet akagaragaza ko ari kubaka inzu mu minsi izaza uzajya kubona bari kuguhereza amarese y'uburyo yariyemo amafaranga y'abantu urumva rero ntabwo Ezekiel cyangwa Pastor Claude cyangwa Bishop Gerard hari n'umwe wamufashe ku nda inda umuntu ayifatwaho n'ururimi rwe ushatse kuba ko ari we wisenye none igihe ubwabyo yakoraga mistake yo kwigaragaza yuko nta muntu atinya akagaragaza yuko akeneye ko bamwubaho kugira ngo we yubahe abantu icyo gihe yari yiranye ndakubwiza ukuri yego tubahaye ikaze mwe mwese mukomeje kubana natwe aho muherereye hose mu bihugu bigiye bitandukanye ndi kumwe na Kiranuka TV ndetse n'Umurage TV tubahaye ikaze mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda ndi kumwe na Ezekiel Rukundo umuhanuzi w'Imana n'umwana w'Imana Ezekiel uraho neza yego turaho kandi turashimira Imana amakuru y'iminsi Ezekiel Uwiteka arabarinze ese hari abantu Uwiteka atarinda ari n'abarinda biterwa nuko uwo muntu abyiyumvamo yewe ndiho kubera ijambo ry'Uwiteka mbayeho atari ku mpamvu zanjye bwite yego ntabwo ari kubw'imbaraga zanjye ahubwo ni imbaraga z'Uwiteka yego bamwe mu bakurikira inkuru n'ibiganiro dukora 95% yego nabifuza kumva inkuru itari nziza ku buzima bwacu twapfuye twatandukanye n'imiryango yacu iyo mvuze gutandukana n'imiryango yacu n'umugore gutandukana na madamu yego abenshi nabashobora kunezezwa nuko twebwe tutari amahoro twabuze ibyo kurya twabuze ibyo kwambara dutunzwe no gusabiriza ntabwo ari abantu banezezwa nuko tudatunzwe no gusabiriza so rero umuntu nk'uwo nguwo iyo abonye bukeye ahimbaza Imana yemeye yuko bucya kuko mu mubare w'abantu benshi ntibifuza ko aba ariko abana mureke kunsakuriza rero nimureke gusakuza
urumva nabonye hari n'abantu babyitwaza ngo tuba turi ahantu ngo hari abana basakuza. Twagize umugisha wo kubyara kandi Imana izajya ibihererwa icyubahiro. Amen. Hari abifuza ngo kubona ngo amenyo yanjye ngo babyita ngo ni impingikirane ngo ntaborose, ugasanga uwo muntu nibyo bintu yitwaye. Bindi nk'abo ngabo rero iyo mbitegereje mbona ko bukeye ariko batabishaka. Sawa mugani. Ibyo bikantera rero kuramya no guhimbaza Imana inshoboje kuramuka mpumeka umwuka w'abazima. Se Ezeki, umuntu utinyuka akavuga ngo ngamenye y'impingikirane cyangwa se ngo ntabwo uba waboroshije, we uba wabibonye, we aba yakoze iki? Noneho nk'umuntu w'umugabo ubwo ntabwo ari mu nshingano z'ubuzima bwanjye. Niyo mpamvu nagomba gutekereza ngo we aba yakoze iki, kubera ko mfite umugisha w'uko ari mu nshingano zanjye. Yego. Yankoreshereza amenyo cyangwa se akaba afite uruganda rushyira amenyo mu murongo. Ega abantu ntuzajya unabona icyo wanenga ku muntu bitewe n'uko uwo muntu aremye, ujye ubyihanganira, kuko iyo nza kugira amahirwe yo guhitamo uburyo nkwiriye kuremwa, yego, aho ngomba kuvukira, urumva, ntabwo nari kwifuza kuvukira mu buzima uyu muntu anekereza mu kamera yawe. Yego. Ahubwo hari uburyo ngewe ubwanjye nari kuvukamo, hari n'imiterere nari kwifuza kugira, ariko kubera ko uko naremwe atari amahitamo yanjye, nyuzwe nabyo. Ntabwo nzaba nka bandi bananirwa no kunyurwa n'imiterere yabo bakajya kubagisha ibibuno. Yego. Ntabwo nzamera nka bandi bananirwa no kunyurwa n'imiterere yabo, ugasanga hari bimwe mu bice by'imibiri yabo bari gushaka guhinduza. Yego. Uko ndi biranyuze kandi n'umuryango wanjye birawunyuze. Yego. Sinibaza rero undi muntu ushinzwe kumbwiriza uko nkwiriye kwitwara n'uko nkwiriye kwifata. Ibyo bituma numva hari abantu bashobora gutekereza yuko bakebwe ariko nyamara batarakebwe, ukitekereza nk'umukristo ariko nyamara utari umukristo. Ntabwo nigeze njya guhitamo mu ruganda rukora amenyo, sinagize umugisha wo kujya kwihitiramo, nawe mba narahisemo kugira amenyo agiye ku murongo nk'abandi. Ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kujya guhitamo uburebure cyangwa ubugufi ngo wenda mu ndenganyirize ko ubugufi ari njye wabuhisemo. Yego. Ntabwo nigeze njya guhitamo ingano. Yego. Wenda ngo mbe nahisemo kunanuka. Yego. Kandi nakagombye guhitamo kuba mbyibushye. Ntabwo kuba ibogare ari umuntu ugira gute ubihitamo. Ariko hamwe n'ibyo byose mvuze, amaherezo yabyo ni mwita. Ese Ezeki, ibogare ube mugufiya, ube muremure, ugira impingikirane, ntuzigire, amaherezo y'ibyo byose ni mu gitaka. Ni mu gitaka, ni Rusororo cyangwa Nyamirambo cyangwa se n'ahandi ushobora kugwa, kuko n'ubundi ntubuzahitamo ngo bazagutabika he. Rero nibaza ko bamwe mu bantu mudukurikira mukitwaza ibyo ngibyo, ntekereza yuko muri abantu bari cipu baciriritse ku myumvire no ku myizerere y'uwaremye umuntu. Ese Ezeki, kuki urugo rwawe buri munsi cyangwa se buri gihe bahora barutega iminsi? Ese abo bantu waba ubazi? Umunyarwanda yaciye umugani ngo ntawe uyoberwa umwibye, ahubwo uyoberwa aho baguhisha. Jewe Ezekiyeli, kuba hari izina nitirirwa, ibyo ubwabyo ntibigomba kuntuza kuntuza kure y'ikigeragezo, bigomba kuntuza hafi y'ikigeragezo. Imvura nayo hari aho igiye igatera intuza.
Ezekiel reka iki kiganiro tugikomereze mu nzu tutaratangira ikiganiro imvura ntiyari yagwa none dutangiye ikiganiro tumaze gutera kamera imvura iragwa ngo mba ubundi hano muri uyu mujyi wa Kigali wamvura we kuri iyi sima uri kuza gutosa iki urashaka kwezi iki wabaye uheze iyo ngiyo nkabanza nkikora ikiganiro reka tugikorere mu nzu ase iyi mvura yo ntigafite iranahari se sha arya nta mutaka mufite neza umutaka urawutura urawushyira kuri kamera ebyiri rero ko nuza renzi yawe nuko yageze yabuze ubundi twari kugira Radofisi wazize urw'abagabo sha iyi mvura rero iteye n'umujinya uyu n'ubundi aya masaha ikaba ari iyayo Satani no we nazane navuga ati jyewe Imana yamishuzi bwo gutunga imodoka kuri Jado ari ikinyoma ahubwo mu gihe yahabwaga ubuhanuzi nanjye nibwo nabuhabwa njyewe Imana yambwiye yuko Jado atazatunga imodoka ahubwo ari umufundi sibyo noneho aba aricyo kimenyetso kigaragaza yuko uwo muntu ahanura ibinyoma wowe uri guhanura yahanuye ibyo mu mwuka wowe uri mu mubiri none ibyo uri guhakana ukoreshejwe n'umubiri n'ubwenge bwawe kandi iby'Imana ntabwo bigaragazwa n'ubwenge bw'umuntu aho bijya bipfira ni aha ngaha batangiye gukerera ngo amashuri ngo yigisha Bibiliya ubwo niba bakereye amashuri yigisha Bibiliya ntibafunga insengero kuko n'ubundi abakirisitu bajyaga mu nsengero basomerwa Bibiliya uri kunyumva ntibafungura amashuri none abakirisitu bajye bajya kwiga ijambo ry'Imana nyine bigishwe kuko Bibiliya ni ijambo ry'Imana noneho umukirisitu ushaka kumenya Imana kubwirizwa inzira ijya mu ijuru agira diporome yuko yize iki Bibiliya nitugera igihe cyo kujya mu ijuru twese tuzadepoza amadiporome abari azatwemerera kujya mu ijuru ariko ntabwo muzadepoza za zindi biga za ndimi se wiwi tindakumva papa none se warwize ntiwumvise uwatitiye nawe ukiga gutitira nkawe sinabonye utitira nanjye ngatitira nkawe cyangwa se nkaba narahawe umwuka icyo nshaka gukuraho ni urujijo sibyo rw'abantu bashishikarizwa kubwiriza ari uko bize Bibiliya wibutse ko umuntu uje mu rusengero rwawe azanywe no gusenga kandi ari busomerwe iki niba hariho gahunda yo kwiga rero icyo kintu kijyanye no gusenga n'igikurwe ahubwo abantu bige Bibiliya igihe cyo kujya mu ijuru biravuze ngo Imana izatubaza amadiporome tubundi tujyane diporome ubwo abantu bajya meza nose ubwo ntugumuye abantu ntubagumuye kandi nibona bakora ku maso mbabwira ko barimo barazana ubwenge mu by'Imana kandi ubwenge bw'isi ntaho buzana mu by'Imana ubwo tujye kwiga Bibiliya ibyo usibye ko turi injiji usibye kukwigisha Imana wakwigisha umuntu ubwo wamumenya ntabwo wamumenya umuntu ni umugare we none se wowe urajya kwiga Imana yego uri umuntu gute uri umuntu waremwe nayo yaguhisha ibyo ishaka ikaguhishurira ibyo ishaka none urimo urashaka kujya kwiga Imana urumva wayiga ukazayimenya urashaka kwigisha Imana urumva wayigisha ukazayimenya ni ikibazo kugeza ubwo tugeze muri analize zo kumeshoninga abahanuzi b'ibinyoma n'abatarari ibinyoma sibyo unyumvira ubwo bwenge urumva atari ubupfu atari n'ubupfapfa yego uwo muntu bari gushaka iki Katini
yego Ezekiel twikomereze. none se urumva ibyo bintu niko bimeze. Twebwe twize ishuri rya Bibiliya muri ADEPR, yego, ariko mwarimu wari twigishije yatubwiraga ati ibi ngibi ni ukugira ngo mubyige muzabone uko mugira gute mwitambukiriza ubutumwa. Ati kugira ngo mutunge ka diporome. yego, ubu urakafite nawe ka diporome. Mu by'Imana se uratungamo diporome? Umuntu ushaka gutunga diporome yo mu by'Imana none baravangiwe se? mbese urumva atari amwe mu manyanga n'amacenga ya Satani wowe? noneho mbariza Satani, umumbarize ati wowe Imana wayize ute kuri gushaka kwigisha abantu Imana? Wewe wayize gute? Wese ngiye murana na Satani. Sibyo? Wese ko umuntu makuru kuri Satani. Tuganire, turi kuganira. Yego turi kuganira. Bibiliya itwereka uwitwa Yesu yavukiye ku mubaji witwa Yosefu. Ntiyigeze agira gute yiba. Itwereka ko n'abadogiteri bakomeye harimo abo baruka n'abandi bakoresha b'ikoro abasoresha bayobotse Yesu ubwo bari babonye imirimo n'ibitangaza akora. Ntabwo ari amashuri. none twebwe isi n'abayituye barashaka ko tuyoboka abanyamadini kubera diporoma. none si ubwo ahari diporome murumva umwuka azahakandagira? azabuzwa n'iki se? ntabwo yahakandagira. mbese Imana ikunda abaswa cyangwa kandi abanditsi n'abafarisayo Yesu yarababwiye ngo mwirinde umusemburo w'abafarisayo. nshatse kuvuga ko bano bose tubona ari abafarisayo. twebwe abarokore twebwe twiyita abarokore nta n'umwe ushaka kuvuga ukuri kw'ibijyanye n'imyemerere ye. uburyo njye nemera n'uburyo nasomye Bibiliya nta na hamwe Bibiliya yigeze inyereka yuko umuntu akwiriye kujya kuyiga. nyine niyo mpamvu n'abasoma wakumvekwa n'umwuka umwuka akagusobanurira. niyo mpamvu iyo uyize yego uyisoma nk'usoma igitabo nk'ibindi byose, ariko iyo uyisoma kubw'imyizerere n'umwuka ntabwo uba ukiyisoma nk'igitabo n'ibindi byose, uyisoma nk'ijambo ry'iki ry'Imana. ngaho rero ugiye kwiga ijambo ry'Imana impamvu reka bamwe babireba niba wakubwira ngo ujya kwiga ijambo ry'umukuru w'igihugu waryiga ute ko icy'ingenzi ko ari ukubyumva ukabyumvira? none se iry'Imana uraryiga ute? waryumvise warangiza ukaryumvira, hari ikindi gusaba. aho ngaho rero niho hagaragara yuko ubwenge bw'isi budateze kuzarondora umwuka n'umunsi n'umwe. kugeza ubwo ugeze ku rwego rw'uko ubu n'umuhanuzi ahanuye aturiye muhanuzi ahanura ibinyoma, sibyo? Theo waririmbiye abantu uyu munsi ukaba ushaka kumushyiraho kese yo gusambana. mbibutse ko iyi kese yo gusambana nta muntu n'umwe itafata. kese yo gusambana uwitwa Mose yaramucakiye afatwa n'ikindi kijyanye no kwiga umunyegiputakazi. uwitwa Samusoni niyo yamwogosha umusatsi kariya kanyama wa wundi unabivuga ngo kariya kanyama niba isi ukubwiye ko ari akanyama ese kuki ugasuzugura? inyama niyo ushyira mu kanwa ukarya ukanywa isosi yayo. ikintu cyafashe Adamu Imana yabwiye ngo ntuzarye kuri kiriya giti ku munsi wakiriye no gupfa uzapfa. inzoka igahita imugahita Adamu we barakubeshya neza tembere, bwira Eva atembere. Eva aratembera aravuga ati atakubitana n'inzoka aravuga ati Eva salama aleko, nawe arayisubiza ngo abarakatoje mu kindi ko bavuga
ari kumusama umusilamu wa barakatu alhamdulillah na bya bintu by'abamunze ngo nari kuba umusilamu wa barakatu noneho aravuga ngo harya imana yarababwiye ngo ntimuzajye kuri kiriya giti ngo umunsi muhakirerwa no gupfa muzapfa yego eva uzi ko impamvu imana yababwiye biri ari ukugira ngo mutazareba fataho gatoya urahita uhumuka uhita ubona ibyo amaso yatagize gute atabasha kubona ikindi urahita ugira ubushobozi bwo kurema mu by'ukuri witegereje urumva ko inzoka itamureba yamubujije kumvira imana gusa ariko muri logike muri kwa tekinike inzoka ntiyamubeshye nibwo yahise imubwira ko umugabo urwo rubuto nawe agomba kugira gute kururya ntirushobora kumuryohera ari ururiye wenyine ariko ari kumwe n'umugabo rwagira gute urumva ari uruhe rubuto kurongora none se urubuto bariye ako kanya imana igahita iza adamu na eva bagahita bumva imirindi bagahita bafumyamo bakiruka bari bagahita batangira kwambara amakoma urumva ari barongoranye igihe kitaragera imana yabakubise amaso ibona bakoze bya bindi umugore n'umugabo bakora bafumyamo baruka baravuga ati we ibite byawe atadamu uri kujyayo ati numvise imirindi yawe ntiyishwa nuko nambaye ubusa ndiwe wamenye ute ko wambaye ubusa wamenye gute ko wambaye ubusa ubwo ntiwariye kuri cya giti nakubwira ati umugore w'amani niwe wagize gute niwe wancutse tayari none ikintu cyabanje gutsinda eva na adamu muri edeni tewe yagicikana ese kiramo cyamutegeka usibye no kuba cyamutegeka wowe umaze kugitegeka kangahe twemere ko we icyo cyaha kitamutegeka byibura nawe ugerageza kugitegeka cyane ngerageza kugitegeka ariko nyine ari igihe nyine usa nkaho usitara uwitwa yosefu yabishobojwe no gusiga ishate akiruka ariko yari yayikuye ishate siko wabisomye se wowe narigize ngo uragira uti yayikuyemo cyane yayisubijemo se ni ukuvuga ngo umugore wamwifuza bari mu gitabo yafashijwe no kuvuga ngo sinacumura kuri wowe sinacumura ku mana cyangwa ngo ncumure kuri data we ariko abona amaherezo araza kubacumuraho bose yinyurura ishate amera nk'umubwete reka nyikuremo ku neza amaze kuyinyurura umugore agira ngo tekinike igiye gukunda umusore akubita kujya afumyamo agira gute arirukanka ariko ntibyamubuje gusiga ikimenyetso kimwinjiza muri gereza cy'uko yayikuyemo ariko ntakanate impamvu na teorera nyine ari kubihakana agomba kwemera rero ko yateye mwibutse ko muri gereza yosefu atigeze akurwaho no gutsinda urubanza yakuweyo n'inzozi yaroteye abagabo babiri b'ibwami umwami amukurayo bitanasabye no ko ari imbabazi ahawe amukurayo ku bw'itegeko kubera ko umwami yashakaga gusobanukirwa inzozi ariko burya abajyanama b'umwami bataza kubwira umwami ngo bamubwire ati umwami nta wundi muntu tubona ukwiye gufata ubutware bwo kuyobora ibi ngibi yosefu aba yararangiye gusobanura inzozi agasubira muri gereza akajya kurangiza igihano cyiwe ariko kuko mu mugambi imana yari imufite atari uwo kurangiza ubuzima bwe muri gereza byahaye amahirwe yosefu yo guhita bamuhitamo nk'umuntu ugomba guhagararira iby'igihugu cya Egiputa uyu mwana w'umusore avuye arayobora arakomera ariko buri ugiye kubisekuru yabyaye ugiye kubo yabyaye ahasanga ari benshi baza kuki dukunda kwirengagiza bibiri kandi tuvuga ko ari ijambo ry'Imana
se kuki abantu bose bahanuzi reba se wayoze abakiba kubarangwaho kariya kantu reba bikaze bikuvira imuzi n'umuzi reba se wayoze witwa Yakobo yavuye mu gihugu cy'iwabo agenda ahunze umuntu witwa agera kwa Labani ngo ni kwa nyirarume ahatembera umugore bamuha uwo atatendeye bamutegeka kongera gutendera undi nawe aramutendera ubwo tayari abarongoye bangahe ari babiri kimara kurongora babiri umugore umwe atunga ishorekeye undi nawe agira abaja umuja umuja ni nk'aba bano bakozi bakora akazi ko mu rugo noneho Bibiliya igaragaza ko umugore umwe wa Yakobo ntiyabyaraga undi mugore we akabyara noneho wa wundi ubyara akiyemera kuri wa wundi utabyara n'utabyara abonye bimushoboye abwira Yakobo aramubwira ati ntazapfa ndicitse gerageza uryamane n'uyu muja wacu abyarire ku bibero byawe uwo mwana byahite yitwa umwana wawe ku itegeko ry'umugore Yakobo abarongoye umuja amaze kumurongora amuteye wumve ntabwo umugore wa kabiri yigeze amenya yuko Yakobo yaryamanye n'umuja ahubwo yabibwiwe nuko yakamuteye nawe ahita amubwira ati nanjye rongora Yakobo ahita atunga abagore bane iyo karande yo kurongora umuja ahantu ikomotse kuri Aburahamu warongoye Hagari nabyo bitegetswe n'umugore na Sara umukozi w'Imana njyewe rero n'abajaho ndababwira ni njye sinshaka kubeshya abantu njyewe mba ndibereye mu kazi ko gukora amafaranga hano ku mbuga nkoranyambaga mu gihe cyose namaze ngenzura nasanze nta mu diaspora ukeneye gukizwa n'ijambo ry'Imana rica kuri izi mbuga nkoranyambaga ahubwo kubikurikira cyane bituma bamwiba bamucucura utwe urabona yego ndi kukumva bituma bamucucura utwe niyo mpamvu mu minsi izaza babone ko umujama ategura poroje akagaragaza ko ari kubaka inzu mu minsi izaza uzajya kubona bari kuguhereza amarise y'uburyo yariyemo amafaranga y'abantu urumva rero ntabwo Ezekiyeli cyangwa Pasiteri Claude cyangwa Bishop Gerard hari n'umwe wamufashe ku nda inda umuntu ayifatwaho n'ururimi rwe ushatse kuba ko ari we wisenye none igihe ubwabyo yakoraga mistake yo kwigaragaza yuko nta muntu atinya akagaragaza yuko akeneye ko bamwubaho kugira ngo we yubahe abantu icyo gihe yari yirangiye noneho ukora mistake ukavuga kuri Dr Murangira Pitiye umuvugizi w'urwego rwa leta ubifitiye ububasha kandi avuga ko yabasengeye ari ubasengera ibi bintu muba murata ngo musengera abantu mbere yo gusengera abantu wabanje ukisengera dayimoni zikurimo zikakuvamo utarisengera ngo dayimoni ikurimo iguterukemo ikuvemo dayimoni murimo ni nk'iyihe y'ishyari kubona abantu n'ibibazo ku buryo ibigeragezo byawe urimo ubona ko wabitejwe n'abantu runaka iyo ubwayo ni dayimoni wo gukoza y'urutoki iyo ni dayimoni sibyo ukarya ubugara adakarabye iyo ngiyo ni dayimoni ariko usibye ko bene baba barigiye baba baranacishije twe tukagira ngo ni dayimoni zindi ariko harimo ibintu byo gucisha ibyo bakora nabo babikora ku gitugu we akabikora ku gitugu gusa cy'imiti yahawe yo kugira ngo ibikorwa bye no kuzajya abwira abantu bajye bumva
cyo ko akantu keza gatuma mbikunda iyo mbona abantu bari muri commentaire bandika ngo yego rata mukozi w'Imana nyine ni umukozi ni umukozi mwari bwabonye hari ishema ry'umukozi wo mu rugo ariko rero araho se Bibiliya bihakana nta hantu Bibiliya ivuga ko turi abakozi b'Imana azahansomera njye sindahasoma nitwe twabahinduye abakozi kandi kuko ni abakozi Bibiliya igaragaza ko turi abana b'Imana tuganira ku musozo ibyo byo kuzana ngo abakozi utu tuntu ntimwongere amavolumera baraduhanuza urumva tuganira ku musozo byo kwigira abantu b'abanajuwa tugashaka gukanga isi ubu koko ntago amaso yacu aduhereza uburyo twigize ibitabashwa ariko uyu munsi akaba ari twe dusigaye twarahindutse n'abantu badafite ijambo ikibazo nuko mwese rero mu cyocyera mbariza w'abahanuzi birirwaga bakubita abantu hasi ngo barimo barabakuramo abadayimoni bambarize tesete habari zasubuye bari Kampala ubu bagiye guhondagura hasi aba Kampala aho batarabavumbura aho bataravumburwa niho bagiye gukubita abantu aho bavumbuwe ko bahavuye ubudayimoni ntizigiye kwica abantu kuko abantu bariho byaterwaga n'abo bahanuzi bakurwagamo dayimoni igitumye biruka ya mana yabakoreshaga inaniwe kubakoresha hano ikaba igiye kubakoresha Uganda ubwo nuko ari Uganda igezweho ubu tuvuga ko abanyarwanda irangije kubakiza turi ko tuvuga se cyangwa tuvuge yuko ahubwo twakuye muyobora inyuma ikomereza uri kumva ubu tuvugana tuvuga yuko abanyarwanda Imana iraje kubakiza cyangwa ibaharurutswe ikaba yerekeje uzi igitumye bananirwa kwihanganira ikigeragezo bagize ikibazo cy'inzara bati twariraga muri ibi none turapfuye reka tujye Kampala tureke ariho tuba turya naho nibatuvumbura tuzajya Zambia nibatuvumbura tuzajya aho bazajya baba bataratuvumbura niho tuzajya twerekeza ubundi tujye tubabwira ko Imana ituzanye tuvuga ubutumwa niyo nayo mpamvu ejo bundi nabonye barateye kamera ahantu witwaga Garase yatuburiye ngo acuruza amakara kumba atayacuruza ubundi abo badiaspora namwe nabo baransetsa ubundi ibintu mutanga bituma murogereta hagiye murorera kwirirwa mubitanga mwese ubu Garase niwe wifurizaga gucuruza amakara ibaze umuntu urwaye ari kukwifuriza ngo ucuruza amakara niba wari umuhaye ibyo 12,000 wagira ngo abicuruzemo amakara cyangwa yagombaga kubanza agatekereza kurakiyubakiramo inzu uzi ko ubwo twagiye tugira bwangu nubwo abantu badufashije rero bakadushishikariza kuba mu mazu meza ariko ntidufunguke ubwonko bwa yayandi turi kwishyura amazu ngo tuyaguremo agataka kacu tukubake gake gake ni ikibazo ibyo nibyo bizatuma dupfa dukodesha rero Garase bamukureho urubanza ntekereza ko Garase rero iyo aza kutajya kwiguramo akabanza ko ntekereza ko yaba yaraguzemo akabanza cyangwa se akiyororeramo n'inka Garase se n'umwana ibyo ni ibintu bishoboka ntabwo rero bene umuntu yari kujya gucuruza amakara kandi abonye yazanwa n'ikibanza akanacyubaka yego uyu munsi abantu bajya bakura urubanza ku muntu niba wampaye yego nangenera ibyo ngiye gukoresha ayo mafaranga mbese imaye ukama n'igitekerezo cy'icyo nkwiriye kubikoresha birakoresha ariko ntabikora ntugaragare nk'umuntu ufite urubanza kuri ibyo bintu ndimo ndakora Beke turashoje murakoze cyane Imana ibamera umugisha gusa na Garase nawe yari akwiye kubwiza ukuri wa muntu wamufashije akavuga ati
inkunga wamfashije sinayikoresheje ibijyanye n'amakara ahubwo nateye imibare nkora ibi n'ibi kandi Imana izaguha umugisha umva wa mwene data apanitse ntunakabyo kuko nta handi hantu ari buze gukura amafaranga cyo kora kereka niba uyu mu diaspora impamvu ufite urubanza kereka niba yaramugurisha akaba igihe cyo kwishyura cyararenze akaba niba aramwishyuza ariko mu gihe yamuhaye iyo kuvuga ngo ngaya amakuru ibintu bidafite agaciro Imana y'amahoro ibambere umugisha murakoze reka mbabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka yego murakoze